Twongeye turabasuhuje cyane kandi twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Nk'uko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited, aho tuba tubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa tubicishije kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Ngira ngo rero tukwibutse gukanda subscribe utarabikora, kanda subscribe ndetse ugenda hari akazogera nako gakoreho kugira ngo ujye ubona notification z'imari zose tugenda dushyiraho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Nkuko rero muri kugenda mubibona mu mashusho, tugiye kubatembereza inzu nziza cyane igezweho ya etage yo guturamo. Ni inzu nziza kabisa. Uyu munsi rero twabagereye hano mu mujyi wa Kigali hagati, mu karere ka Gasabo, ahazwi nka Kibagabaga. Murabizi ko ari quartier ikunzwe cyane, quartier nziza cyane kandi rwose igezweho nk'uko mubizi. Ahangaha rero ni kuri kaburimbo, iyi nzu ikaba iri kuri kaburimbo. Iyi nzu rero iragurishwa, kandi iragurishwa amafaranga menshi ariko atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo. Iragurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo, ugereranyije na quartier irimo, ugereranyije n'ikibanza, ugereranyije n'uko yubatswe n'ibikoresho biyubatse. Iyi nzu rwose irahendutse cyane. Ni inzu ya etage yo guturamo. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bitandatu, byose byo kuryamamo. Kandi noneho akarusho kayo, buri cyumba kikaba gifite douche na toilette byacyo. Ikindi kandi nuko buri cyumba gifite garde-robe, gifitemo akabati ko kubikamo imyenda. Ikindi kirenze kuri icyo nuko buri cyumba gifite bariko cyangwa se ibaraza, ushobora kuri mu cyumba cyawe ugasohoka. Hanyuma ikagira kandi salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne. Ngira ngo cuisine mwarimo muyireba mu mashusho. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi cuisine nyine ifite na stock. Bivuga ngo rero iyi ni inzu y'akataraboneka, ni inzu igurishwa kandi amafaranga makeya kabisa ugereranyije n'agaciro kayo. Murabona inzugi zayo, ifite inzugi za muvura, inzugi za ribuyu nziza cyane zigezweho kandi zikomeye. Inzugi za muvura kabisa, zikomeye kabisa, nziza cyane, zimbaho original, pana za zindi zibadikano cyangwa se bimwe bomekaho. Amakaro yayo nayo ni original. Iyi nzu rero kandi rwose ikaba ishaka amafaranga make kandi ikaba yubatse mu buryo buri special, mu buryo bwiza cyane. Uribaza inzu ifite ibyumba 6 byo kuryamamo, noneho buri cyumba kikagira douche na toilette. Nuvuga ngo ifite ibyumba 6 na douche na toilette 6, salon, salle à manger na cuisine na stock. Hanyuma noneho kandi ikagira amadushe meza cyane y'amakabine meza kabisa nk'uko muri kugenda muyabona. Kimwe nuko ifite noneho n'akandi karusho k'amagarde-robe mu byumba byose. Ahangaha rero twari tukiri hasi. Uruhande rwo hasi rufite salon nini cyane, rukagira salle à manger, rukagira cuisine nziza mwayibonye. Noneho hasi hakaba ibyumba bibiri ndetse na douche na toilette 2. Icyo ni igipande cyo hasi. Hakaba noneho na stock ku ruhande rw'inyuma ariko ifashe ku nzu. Ubwo icyo ni igice cyo hasi. Noneho twinjiye mu gice cyo hejuru. Igice cyo hejuru rero hari ibyumba 4. Iyo ukase hano ibumoso uhita ubona ibaraza ry'ibyumba 2. Noneho kandi ibyo byumba 4, buri cyumba kikaba gifitemo nyine douche na toilette yacyo. Hanyuma rero murabona iyo uri kuri bariko y'ibaraza ureba muri parking. Hanyuma hano ni mu escalier nyine nk'uko mubibona. Ni inzu rero kandi ifite view nziza cyane, aho witegeye ahantu henshi kandi heza. Iki ni icyumba cya mbere. Muragenda mukurikira video, murajya mugenda mubibona nk'uko nabibabwiye yuko ari ibyumba 4 rwose kandi bimeze neza rwose. Ibyumba binini, amadushe n'amatoilette meza cyane agezweho nk'uko muri kubireba. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika, kubera ko niyo etage nziza nini iri mu kibanza gihagije kandi ihendutse muri Kibagabaga. Niyo etage ihendutse niyo etage ihendutse
hano muri Kibagabaga kandi nziza kandi nini yo guturamo. Parking yangira ngo mwayiboneye, mwabonye amapave yirimo, muraje mu kanya nongere mbereke. Irimo pave zigezweho, pave zijyanye n'igihe kabisa na jardin. Nuvuga parking yayo ishobora kujyamo imodoka 4 ntoya n'3 nini. Iyo nzu rero ikaba iri special rwose, ni inzu nziza, ngira ngo muragenda mureba inzugi ziyubakiye inzu ukuntu zimeze, murareba amadushe yayo, amatoilette. Ni inzu nziza kabisa, ariko noneho ikaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 450, nukuvuga ni 15 kuri 30. Mwumva irarenzaho metero kare 150 zose ku bibanza bisanzwe, nyine bisanzwe, murabibona ya bino byemewe, irarenzaho metero kare 150 zose. Ngira ngo rero ibyumba mwagiye mubibona kabisa, ibyumba 4 hejuru. Hanyuma rero ntabicishije amatsiko ndagira mbabwire yuko iyi nzu ishaka miliyoni 170 zonyine, miliyoni 170, kandi ziri negociable. No kuvuga ni igiciro, ubundi nyirayo yashaka miliyoni 200. Murabona rero aha ni mu gikari hayo, murabona ukuntu hubatse iriya na annex hari hejuru, umukozi nawe aba yiryamira muri etage hariya. Noneho hari munsi niho hari ikikoni cyo hanze, hirya akaba dushe na toilette byo hanze. Murabona yuko ari inzu iri smart kabisa. Nyirayo yishakiraga miliyoni 200 nibyo twababwiraga, ariko kubera ko muri abagaciro tujyayo turahenda turahababera, cyangwa tuti nyabuneka gabanya amafaranga byibuze urebe ko umukiriya nawe yaza anezerewe. Ni muri urwo rwego rero inzu twayihananuye tuyigeza kuri miliyoni 170. Ariko noneho bitavuze ngo nitwe twavuze irya nyuma, oya, ibyawe nibyo bifite agaciro. We mukiriya ngwino nawe uvuga uti njyewe ndabaha aya ngaya, ayawe niyo afite agaciro. Uvuga ngo rero igiciro ni miliyoni 170 kandi ziganirwaho, ziri negociable. Murabona garde-robe yo muri chambre principale ukuntu ingana, ni nini cyane kabisa, ari muri chambre principale. Yes, iyi nzu rero ushobora kuyisura kabisa, ukaza ukihera ijisho ukareba yuko ibyo tuba tubabwira ariko kuri. Ngira ngo murareba noneho ya view yayo, murareba parking na jardin hano hasi, amapave original. Murabona yuko ari inzu nziza kabisa, ni inzu nziza cyane udakwiriye gucikwa rwose. Ni inzu y'abagabo, iyi nzu rero ntikwiriye kugucika. Wayikunze n'ubundi waduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0788 48 cyangwa se ugahamagara kuri 0781 2 3 Si ibyo gusa rero, kubera ko ushobora kudusura aho dukorera ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri feruje neza zo kuri Yamaha, umanuka gato cyane nk'ujya Nyabugogo, ugahita ubona inzu ya etage y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Mwabonye dushe iri muri iyi nzu, dushe iri muri principal, iri muri chambre principal, harimo dushe 2, harimo cabine ushaka koga uhagaze, hakabamo noneho nizwi ku izina rya jacuzzi, hakabamo na jacuzzi ushobora noneho kogeramo, ndagukora ka massage wiryamiyemo cyangwa se wicaye uko ubishaka kabisa. Iyi nzu rero ifite ibyiza byinshi cyane, ntabwo ukwiriye gucikwa nayo, kuri miliyoni zawe 170 zonyine, kandi zabasha no kugabanuka. Si ibyo rero, ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook page, Twitter, YouTube niyo muriho nyine ni Nzuri Market, ariko rero n'izo mbuga zose Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, ntimucikwe n'iyi nzu, ariko kandi tuba tubafitiye byinshi byiza. Mushobora no kuza mukareba n'izindi, ariko kandi tunabibutsa yuko namwe mufite ibibanza dushobora no kububakira inzu nk'izi ngizi cyangwa se n'izizirenze, kandi rwose mu buryo bwiza, mu buryo bwizewe, tukabakora ama design ndetse tukanabubakira kandi neza cyane. Ni karibu cyane rero,
iwacu muri Nzuri Business Group Limited umukiriya ni umwami kabisa. Urabona ko iyi nzu ari akataraboneka. Ntigucike rero, ntigucike kuri miliyoni zawe 170 ukaza tugakatuza, ugatura heza, ugatunganirwa. Ni karibu cyane, tubahaye ikaze.